Ndi papa sava. Ntabwo bishoboka. Iki? Ntabwo bishoboka njyewe. Ntabwo bishoboka. No. Ntabwo bishoboka. Nta nubwo bizigera bibaho njyewe. Hano kwa Kirimbuzi. Possible mathématique. Comment? Man. Nzakubaza byinshi nanjye ningerayo. Ndabizi kandi nzahagera. Ntabwo byumvikana n'ukuri kw'Imana. Ntabwo byumvikana. Nta nubwo binabaho n'ukuri kw'Imana. Ntabwo bibaho. Ya. Je nta mahane ndi Ya. Nta mahane nte. Ariko ubu ngubu uyatera ute se ubundi? Uyatera ute se? Ufite umunwa wowe urumva ufite uruvugiro wowe. Nta nubwo ibi ngibi nigeze mbyumva ahantu wowe. Nta na hamwe nabibonye. Ibiki mbona? Nereka abantu bazi. Uru ni urushako cyangwa? Yala. Hari uwabivuze sha. Hari uwabivuze mbyumvisha amatwi abiri ariko ndabyirengagiza. Hari uwabivuze sha. Ntabwo ibi bintu bishoboka. Naramutse. Komere neza. Nkomera iki? Urahuma. Nkomera iki? Yafi. Mwana we. Mbega kajogo. Mbega gatunambwenu. Mbega kasa mutwe. Kirimbuzi nabona. Mwaramutse. Kirimbuzi kibondo wabaye iki? Twaramutse turamuka ibiki. Komera. Ye baba we. Ese mufite ikihe kibazo cyane? Ye baba we. Yafi. Nikose. Mama we. Ibyo ari byo. Naragenze ndabona. None se Kirimbo. Meze ute ko ndeba gose byabaye ndumbuze. Mwabyeyi nimundeke ndarushye. Kiretse mbonye umuntu wanduhura ndarushye. Dafi. Ganza twari dukurikiranye. Urahora Papa sava. Mukibaho. Yego ko wibura nta nubwo yumva. Wowe gitonore ninuza n'urunyogwe. Bravo ma. Gashogoro yarangiye. Kirimbo. Bravo. Ndaho ndi hehe. Zanira abandi agatebe sihute. Genda ukururuka gusa. Ako Kirimbo kutajya guba mu. Oya genda. Oya rwose. Banguka se kora nibakwe. Ashinga ihembe hano. Ubu ntago ubona ko ababyeyi baje. Uriho kugenda ukururuka gutyo sedo. Dafi reka nkwakire mwana wawe. Akira papa sava. Ubu murabona bari ibintu. Aka ntago ari akajogo gashimangiwe n'agatunambwe n'ibiki byose. Oya Kirimbo. Ubu siko nukuba. Ababyeyi baraza bakareba bahagarara. Toka kure weye. Ako wibwira umugore nabi imbere y'abantu ba. Turaje. Hari uko ntasaze se ntago muri hari uko atansaza. Uzi iki ni ikinyabupfura wo gutozwa ikinyabupfura. Ababyeyi baraje barabyihorere. Ntacyo twahageze. Ese ushaka kugaragaza iki wowe? Twahageze reka Wakoze kuza. Ariko ntabwo ndiho. Niba muzi umugabo urushye, wikoreye, unaniwe, uvunitse, ukora, yarangiza ntashyira amaraso ku kabiri. Uwo mugabo nabandi mu kandi nomero yawe. None zurashaka kungana urashaka kubika. Ntabwo abagabo babyibushye bakigezweho ukuntu nkora n'ukuntu munzi. Ntabwo akwiye kuba mfite amabuno nk'abandi. Ubwo se uragira ngo ugire akazakurya se. Ntabwo akwiye kuba mfite nyakubahwa nk'abandi.
nimutubwire icyo mwadutuye nanjye nicara abandi bakavuga bati byarakunze. ubusa nawe usigaye ubona ntuza harya muhungu ugendana na sumanitwa nanjye ngane nawe ma ko Imana itanga uwo bitandukanye ubwo rero wenda ntituze gutinda urareba nababwiye ndanabashimiye kuba muje. Pasiteri we azaratemba niba hari abahanga bazi kureba aho agarukira. Uru rugo numva ingendo yanjye rero nicyo nabahamagarije. Urabona ko mfite umugore mwiza, yaragiye pe, amenywa na nyirawo, yaragiye pe, we muturatira ubwo kirimbura agira ngo umutubwire tuzamurungurutse. ubwiza bw'umugore wawe ni wowe ubuze abandi se. Mwitebye njye ntabwo mfite yo guseka, kuko abenshi niba mwarashatse muzi urushaho daforo ngo utarita ntuzi uko wamvunnye sha. Ntabwo ubizi, urabyiyibagije, ntabwo ubizi. Uyu ni wa muntu najyaga gutereta nkagenda nshyitse nk'umugabo sha. None se ko nshyitse nk'umugabo byararangiye. Nakuzanye bujoro, ntabwo nakuzanye bose babireba. Utaducyurira inzoga ntabwo wari wambaye neza. Niba ari ibyo ushaka kuzana gutereta ungora nagiye kukuzana ubundi bitaciyemo. Wagiye kumbwira ngo yego bimaze igihe kingana iki? Kirimbo hagarara weme rwose umubwire rwose kumwe n'amabanga uravuga n'ibindi. Erega ibibazo byabaye Kirimbo si ngombwa ngo ibintu byose witarange. Uti mukanaka wanjye uti gutya na gutya. Twebwe icyo tureba kereka niba ari icyo kibazo gihari. Ndabyara naguze umwuka ukizamura. Uyu mugore muramuzi, iyo mumubonye mu muhanda mubona amarebe mukavuga muti Kirimbuzi warashatse. Tumaranye igihe, naragiye ndamugenzura ndamureba neza, ariko nkabona amarere afite aruta y'imodoka nshyashya isohotse. Ariko ndavuga nti nimba ifatirana nshobora kubura aho nahera, nkabura n'ibimenyetso buryo abagabo tumaze gushaka iyo byaye 1 2 3 uravuga utireka ibintu mbigenze gake. Nibwo nafashe umwanzuro. Have Kirimbo utadutumira gukubitira umugore mu maso yacu. Urumva tubwira ibyo tubwira ibyo kurwana kwa n'umugore. Erega dufite n'ahandi tugiye kujya. Ntabwo turi bwirirwa ahangaha. Ntabwo twirirwa ahangaha, niba baradushinze kujya twunga ingo ntabwo ari wawe turi bufite n'izindi zifite ibibazo. Kandi ntabwo buri munsi ariko kazi twahoramo. Tuba twihaye uyu munsi tukavuga ngo turebe uko hano bimeze, ejo tuzareba ahandi. Tubwire rero dukomereza ahandi. Uragira uti ni mwiza, uragira ntacyo nakoze. None se urabona umuntu atakiri mwiza hari ubwo byanga gukoga. Ikibazo kimeze gite? Mwiza se baramukubita ko ndeba ari gusuma kumunoba. Nibwo mfashe umwanzuro kuri ubwo rubuto rwabonetse. Uyu mwana mutoya ufite amarende, ariko nareba nkabona umutwe, amatwi, bimwe abantu bakuru bareba. Reka da, nkabona n'igitsinsino ni 0. Nkavuga se uyu mwana basi yaba afite ibifavore ngo azagira ibyanwa nk'ibyase. Ariko se ubwo ugiye gupimira umwana ku gatsinsino, umupimire ku matwi. Umwana ashobora kuzana uwo mu gisekuru. Ahubwo se ukomeze niko rumeze uruhinja. Ukomeze niko rumeze uruhinja. Nugira icyo ukabyara nyamweru cyangwa ufite bwa bumuga bw'uruhu. Ikirenge kitaragenda ngewe nadafe ngo tware ngo ubu ugomba kureba mu bisekuru. Ikirenge kitaragenda umenya ko gihengamye gito. Ubu none yashatse kuvuga ko bafite inyinya bose bazajya baba papa. Nabafite nka 70. Ubwo navuyemo muri iyo myumvire ishaje. Ngendana n'abandi nk'iterambere rigezweho. Kujya gupimisha isano ry'amaraso. Kuba bishinzwe barabimfasha. Aho uzi gusoma. Abana 0 n'ibice 5 byabonetse mu maraso ko uwo mwana ari uwanjye.
ubuse habena barambwiye bati aya maraso arerekana ko iki kibondo habe ni ukuvuga ngo iyo bavuze 0.5 n'umusatsi ushobora kuba atari uwawe kandi warakurakuje Kirimbo twabibonye warakurakuje amanywa n'ijoro twabibonye niko David ubu ngubu abandi bajya binaza baze bakira nanjye ndumurinzi mbuwo kurera ingemwe gezaho ngaho Kirimbo gezaho niko David ibi umugabo avuga ko umwana atari uwe ese umugabo bivuga nyine yarabivuze dore n'ikimenyetso kirabihamya ko umwana atari uwe umwana ni uwande iyo ibintu byageze mu muryango nta gihakana kindi umwana ni uwande ese vuga David ubwire umwana ni uwande se umwana ni uwande reka tubwire ese mwese ntago mumuzi ese turamuzi tumuzi duteze ako si ubundi Dafi kariya gahungu ngo ni Rutaganira iriya nyiga guhuma ifite kariya gasaro kangana na metero imwe kariya kantu abona kagushobora koko tuvugisha ukuri ko ari ukuvuga nka kwihorera njye hari n'igihe nkaba mu nama iriya mbunza bunyobwa uriya muhungu wa musho yagushobora Dafi ko nkuzi ko wanga ubukene mwana wa mama ko tuziranye yagushobora mbabarira umbwire mbwise ukuri nongeye kundya sini nejo narakubajije uranyihorera Dafi ni ukuri kw'Imana njye hari igihe mba mbona wanasase Rutaganira Dafi namwe mumbwire koko ariko njye hari ikintu nibaza cyananyobeye Kirimbuzi uriya afite imodoka Kirimbuzi azi gukora Kirimbuzi afite ibibanza bitatu muri uyu mujyi impamvu kebe byaranyobeye araha pe nta kibazo agira ikindi cya kabiri uriruka kuri Rutaganira uriya rwose twese tumuzi kuba ariko gushira mu gasaro agasaro kangana ikizi kangana kara kasanduku kabanyabimina afite akazu kabeze nka kumwobo w'ifuku uramiruka nkaho kugira bizagenda bite uzijyane umva nkubwire Dafi njyewe Nyiragitariro sinshobora kwemera ko usanga Rutaganira n'ukuntu ise yambenze nubwo yapfuye ariko umenye ko iyo nzika njyewe nyibyaza umusaruro ntashobora kuyibagirwa nuramuka ugiye kwa Rutaganira uziherekeze sinzakomaho ndabizi ko abantu basigaye bakodesha abakenyezi bagakenyera ba nyirasenge bagakodeshwa yewe n'abasaza bavuga ijambo bagakodesha uzagenda ubakodeshe ngewe sinshobora kuzaguherekeza n'ukuri kw'Imana kandi ndabiri naho ijuru rizagenda rikabisi ntabwo nzaguherekeza nta soni wese Rutaganira n'uwuhe mushinga ni masore nyabaki akundi Rutaganira yamuhaye cy'umwana w'umukobwa nahirwa gusanga Kirembuze ngo ugiye kuzora amaso no kuzaruhanya cyangwa urashaka kuzaharwarira bwaki n'ukuri ntabwo nzaguherekeza sinzakujya inyuma nibwende bupfe uzijyana azijyane Dafi n'ukuri ntabwo duhari ntabwo twamuvuma turababye ariko azishorere zijyane none se ubwo nuko mubyanzuye nuko mbyanzuye n'impamo y'Imana kandi ngiye iyo mvuze ntabwo basubira inyuma ntaho nzajya
ese ugashaka kuvuga ngo ugasubira ariko se nta soni mukobwa we baragusabye baragukoye bagize bate umuntu ukomeje kugushi ako nta soni noneho ndumiwe n'umucyo we bagiye ku ijoro ribaho ariko se uretse kumbwira gutyo nk'umuryango mumbwira ngo nta soni ngende umuntu kandi mfite umutima ukunda mwagiye kumpatira ngo kirimbuza ndongore mumpatira muyobewe yuko rutaganira mukunda kandi bimvuye ku mutima ntabwo mwari mubizira mwarangiza mukampatira ngo nandongore ngo afite ubutunzi se ntabwo bushakishwa rero mwarampase mumpata ko kirimbuza agomba kundongora munshyiraho ibikangisho muntera ubwoba mwanga kuzataha ubukwe bwanjye ntabana na kirimbuzi ndangije nubwo mwampataga ntabwo umutima wanjye mwigeze muwuhata ngo uhatike nabanye na kirimbuzi ariko umutima wanjye utarya utanywa mwababyeyi uyu muntu ameze nabi ese urinda umbwira ngo ntarya cyangwa ngo ntanywa reka yinigure tumenye byinshi arinda ambwira ngo ntarya cyangwa ngo ntanywa ngewe navuye iwacu ngewe ndwaye bwaki cyangwa naragwingiye n'ubundi iwacu naranywaga abakurebye n'iki wabuze do mwamurubonye ariko kirimbu wamuretse ubundi wamuretse murebe uko ameze hari imirire wabuze hari umwenda wabuze hari icyo ntagukoreye ngo umere neza ntunyaka yo gusohoka ugasohoka niko taforo ujya kumbangikanya n'izo ntuza zawe mu bagabo ugatinyuka ukabivuga ariko ngewe yego ngewe nakubwiye ngo n'ubundi iwacu nararyaga iwacu naranywaga nta kibazo na kimwe nari mfite sinari ingwingiye nta kibazo na kimwe nari mfite ariko ndangije munshyira kwa kirimbuzi ariko nari imeze fo wari umeze fo nari imeze fo pe ubuhe buryo mana nukwirwa nihiringa nta gikunda nta kigirika nta ndirimbo ntaki rwose ari inyuma pe simbabeshye rwose ari inyuma n'ubundi ni nkaho ari hafi ya ntawe uhari niko dafi ntawe uhari pasite iyo si impamvu yo kugira ngo usebye umugabo wawe kuko wamuhemukiye ibyo bintu uvuga ariko pasite banza wumve ni gute wambwira ukuntu ngewe mbana n'umuntu urumva ajya kumpimira no kubonja ntabyo mbona tagira ngo no kubonja ngewe ntabyo nzi nukwihiringa n'ubundi ni ngaho ntawe uhari kandi ikindi namwe mugomba kumenya ubundi se iyo tugiye gushaka abagabo ntabwo tuba twaragiye gufata kwimenyereza narimenyereje ariko kwimenyereza kwanjye ngeze kwa kirimbuzi no kwimenyereza ntibyagezweho nta kintu na kimwe wari warimenyerejeho ngewe rero mwasubiye inyuma aza gutera umwaka ngewe rero umutima wanjye ntiwigeze uva kwa rutaganira nabonye n'ubundi ahangaha n'ubundi ari nkaho nahari nsubira kwa rutaganira ariko nyuma naje kugira umutima ureka rutaganira se naje kugira umutima ndavuga nti uko byagenda kose nyine kirimbuzi nyine ni umugabo wanjye ndavuga nti rero mu bana batatu mfite bose batarabe ako murakumvishe kirimbuzi hafi kirimbuzi vayo hano ako mugateza amatwi ceceka twumva ariko kirimbuzi tubwire nicyo tubereye ngaho tuzanye ihangane twumve batatu nta n'umwe ugize amahirwe nabikwibwiriye ngo dafi ayo mabara yawe
ndavuga ni mu bana batatu bose maze kubyara nta n'umwe wa Kirimbuzi urimo. Agatima karagaruka ndavuga nti uko byagenda kose nibuka ibintu byose yankoreye, ndavuga nti reka ndebe ko wenda naza, kuko numvaga nzabyara abana 4 nyine. Ndavuga nti reka mfate batatu ba Rutaganira, mfate noneho ndebe ukuntu nabyara n'umwe wa Kirimbuzi. Arangije Kirimbuzi muri iyo minsi araza arambwira ngo agiye kwifungisha, ngo abana ngo barahagije, ngo ubwo ngo nukuringaniza urubyaro. Ndamubwira nti Kirimbuzi wawe wese kuringaniza urubyaro basi mu mwaka umwe tuzaringaniza urubyaro nyuma y'umwaka. Kirimbuzi arabyanga. Ndamubwira nese basi wampaye amezi 6 yonyine tukabona kuringaniza urubyaro. Arabyanga. Kajya kuzima rero kakaga sinzi ukuntu yanciye mu rihumye. Abaragiye baba mufunze burundu. Sinzi nuko byagenze kwa muganga, sinzi n'inzira yaciyemo. Menyereye uko gufunga burundu bisaba ko umugore n'umugabo bose baba bahari. Abaragiye arifungisha burundu. None se nari kubigenza gute? Nuwo nagomba kumuhereza umwe, nyine yahise abyica, nyine biba birazambye. Njyewe nta kindi kintu narenzaho rwose, ntacyo narenzaho. Ibyanjye ni ibyo ngibyo, niba yemera ko dukomezanye aguma ruhire nyaka dukomezanye, niba byanze nafata nyine inzira ye. None se ngiye niyahure, none se ngiye nkora iki? Papa Sava wabonye uko ijuru rigwira umugabo. Hari ubwo nziho kunywa inzoga, hari ubwo waba nziho wenda konjya mu kabari cyangwa mu ndaya, ku buryo umubyeyi afata icyemezo nk'iki ngiki akamvuna gutya tubana. Ntabwo ngenda amanywa nkacyurwa nijoro nkazana umuhigo nkawuguha. Nyumvira icyemezo yafashe. Ubu se naziraga iki? Ngaho nimupfundura iryo pfundo mwumva ukuntu umugabo Kirimbuzi narushye. Kirimbuzi mubona kuriya ni umuntu w'umugabo pe. Kirimbo wenda amakosa ya mbere twayabonye aho aturuka. Kosa ya mbere yaturutse mu muryango. Nibyo rwose. Kujya gutsindira umukobwa wabo ku mitungo. Boshye ujyana itungo kurindi. Wagira ngo ugiye gutsindira ihene ku yindi cyangwa iki. Icyo ni ikosa mwararikoze. Urabyumva mwababyeyi mwe? Ikosa mwararikoze. Muri iki gihe nk'uko ababwira se wa mugani, aciye hirya warabongeje, bafite urukundo uko bimeze arabyumvise. Oya ntiyigeze yihitiramwe umugabo. Noneho unyine yakunze yanabongejeho kuri ubwo bunyobwa cyangwa ku gasate ka avoka, baravuze bati ntitumushaka turamwanza. Urajya byanze bikunze, hari imodoka tuzabona ari ifute, hari ibibanza, hari inzu. Nawe ajya gusubiza ati rero ubwo babyanze reka njye ariko nzakubyarira ngo heke. Nzabyarira handi. Imbaraga washyize murazibuka. Ntabwo ubyibuka? Warashyizeho n'abasore ngo bagomba gukubita Rutaganira. Urumva? Aba babimufashagamo. Nawe ngo ashyiraho abasore bagomba gukubita Rutaganira. None umva ikivuye. Hanyuma nawe nkubaze, usibye yuko nabo bantu bamenyekanye nabo bahano, wowe ni kutujya gufata icyemezo cya burundu pe, burundu utabyumvikanyeho n'umugore wawe. Yego bro. Hanyuma se we mugore, iyo ufashe umwanzuro uti ngendagiye ngiyo mitungo ukajya mu rugo rw'abandi, uzi yuko udahari, uba wumva koko bimenyekanye bikazamura kamere byarangira bite? Kubera icyo abantu tudahari ngo tubaze umutima nama, tubaza nicyo dufite mu ntoki, twanzuye ubu burakari bw'uyu mugabo bugukoreye ibara, nta bantu bahari. Byagenda bite? Naho aritonda mwabantu. Byagenda bite? Mureke mbere ku mwanzuro nk'umugabo, ibi byabereye iwanjye n'ibyo bibondo n'ibyanjye, hato bitazakura bikamenya ibara ryahabaye. Ndabona mwese muri umuryango mwiza, muri imfura, sibyo? Ibi bibereye aha nk'umugabo, mumbabarire mu bibike, mumbikire ibanga ibyo bibondo bitazakura bikumva iyo gatiriganya, iyo gakosho, ntazi iyo satani yaturutse
hagati yanjye n'umugore wanjye sibyo Kirimba mumbikira ibanga ntabwo bajya kubwira abana ngo ibi byarabaye abana bose ni abacu urumva humura ibyo bibondo bazabitwara ibyo ni ibyabo we nta n'icyo tunabibabazaho urabyemeye koko urabyemeye iwanyu ku ruhare nta kibazo iyo nawe yavuze ati nushaka gufata indi nzira uyifate nabyo ntitubitinzeho ikibazo cyanjye ngiye kubaza ni iki umunsi Rutaganira yaje ati ba ako kana muzabyanzura n'abandi papa sava